Hello guys, bimeze bite? Turabasuhuje cyane, tufite yambo mwese aho muherereye hose ku isi, amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma rero tubahaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi kuko musanzwe mubizi ni Intore TV show ndetse na Umoja 2 TV show. Abatarakora subscribe mwiyabone guhera ubu nyine ntacyo murinze. Hanyuma rero kugira ngo muzaza mubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Hanyuma rero turi kumwe n'umutumigwa ariko ni n'umusangwa kandi ariko ngo uruta kwisa umushitsi ngo ntaba ari ugwawe, siko bazavuga. Nuko reka mbere yuko dutangira atwibwira abanze arebe muri kamera, narangiza yibwira n'abareba live muri kumukurikirana live. Alice, umeze neza? Meze neza. Vuga ngo ladies and gentlemen. Iyo challenge la. Iyo challenge none. Gerageza nyine. Tuba bishobora? No bishobora. Ngahe twagiye. Yuko amabinanira. Kandi nyine. Turabyita none se none nibwo turabyita ko ari satani. Hari igihe umuntu agutega agatego bikakugora kugushibuka. Ngahe ibwira abantu urabubivuga nyuma. Ladies and gentlemen. Nibyo. Rero amazina ni Alice Kirayi. Nkorera ikinyamakuru cya Umoja 2 TV show. Hari ukundi hajya. Nuko gusa. Ndi umugore, si ndi umukobwa. No. Kubera ko isoshiraho ibyo jambo ryo kubura umugore. Ubonye ko hari uwo giriyere kwase. Hari uwo giriyere kwa gasaba nimero none mbaye mubujije. Bamubujije. Ariko hariho nayikenera. Agiye bisanzwe. Agiye kuri M-Pesa. Kuri M-Pesa. Akibazo wandike ndayiguha ariko ntibari. Ariko hirya y'icyo ndakubujije. Ayi ntayo. Umeze neza? Nukuri tumeze neza. Umoja 2 TV muradutegurira iki? Umoja byiza. Hariya twebwe dukora ibintu hafi ya byose bya hano mu buzima busanzwe. Twigisha guteka. Yego. Mu buzima busanzwe tuje mu biganiro by'ubuzima busanzwe byo guhugurana. Love story twigisha abantu ukuntu bakundana. Nibyo. Mbese ni channel ishinzwe guhugura abantu mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Byose. Kuko buri munsi abantu baba bakeneye kugenda biga ibyo bamenya. Yego. Alice, niki cyaguteye kugira ngo cyaguteye courage yo kugira ngo ube ufungura channel? Ikintu cyane courage. Ubundi njye natangiye nkora ibintu by'iwacu cyane. Bya gakondo. Ibiganiro byanjye bibanza biri kuri ino channel yanjye ya Umoja 2 ni ibiganiro byashishikarizaga gutanga imisanzu, n'ubundi ntabwo twabiretse. Yego. Mboneraho no kubashishikariza wowe utazutanga umusanzu, wowe udakunda iwacu. Nukuri ntaco bisaba gukunda iwanyu, buriya rega nubwo utakunda ariko ni iwanyu. Noneho iyo umuntu tuvuge ngo sindi proud yo muwanje, ntaho nzoja kuba proud y'ahandi. Sinzaje kubaga proud ngo mbe proud yo muwawe cyane. Ntibishoboka. Nzoba proud yo muwanje nyine kubera ko ari gusenyaga iwawe ukubaka iwanje. Nibyo. Uvuze ko watangiye ugira ukora ibintu bijanye no kubaka iwacu, ibintu bijanye n'iwacu. Kugira abantu gutanga umusanzu. Kandi guri mukafande neza cyane. Uriya kubashishikariza gutabara igihugu. Ni idubukazi by'umugabo w'idubu. Ese twavuga guta? Nuko. Ni idubukazi by'umugabo w'idubu. Mu by'ukuri icyo kintu nicyo kiranashimishije. Buriya iyo umuntu wese yakavakaje ategerezwa gukunda iwabo. Cyane. Kandi iyo udafite iwanyu uba usa n'umuntu udasobanutse, usuzuguritse. Ejo bundi ahita avuga ngo reka nkavuge mu Giswahili nta kibazo. Ngo nyinyi wa Kongo yani turushwa agaciro na dogi za hano. Imbwa. Dogi gani imbwa yeme? Imbwa za hano. Ngaho ibaze ngo umuntu muzima kurarushwa agaciro n'imbwa yo muri Kenya. N'imbwa iyo yino. Ariko gahariye hano hari imbwa zibiri. Twamenye yavuze.
buriya ashobora kuba ari iriya y'intuzi inzungu iriya ariko pfa kuba gusokera yashizemo ngo imuga iriya hari ukuntu ngo bazayiha agaciro cyane iriya y'inzungu zirara no mu nzu ibintu byose iri zirara no ariko nyine twumve ko ari imbwa y'iwacu imbwa y'iwacu noneho iyo gaba iciritse nta nubwo yo yegera umuntu nta nubwo yinjira no mu nzu zibona igihugu ko kigiye ayikubita kuboneka dutahe kiraboneka bano ngiye kuvuga nabi ko Imana imbabarira buriya ni ikibazo cy'igihe bizogenda bishira bidaciye mu muntu runaka ngo nuko ari we gusa nubwo natwe dukwiye kugiramo uruhare mbere n'Imana ariko natwe tukagiramo uruhare rwacu nuko hanyuma Alice uwo tubwira ngo duchallenge tubiri niba duhari wahuye natwo ugitangira gukorera YouTube. Challenge ya mbere navuga ngo nahuye nayo rero ntago ari challenge kubera ko byatumye nkomera binama n'ikizere cyo gukomeza. Ni challenge zo gutukana. Zo kwandikira komanteri akagutuka ukagira ngo none ni nkaho bamwe yicaye mwabo. Akabyuka gusaka amakwata utamuzi akamakumanukira message va nka ikageriri muri comment cyangwa kayizana bagashaka WhatsApp yawe ariwe bashakaga WhatsApp bakwandikira WhatsApp cyangwa none akayandika muri commentaire so ariko ntago byatumye tudakomeza nta nubwo njyana duciye n'intege ahubwo ngiye ndi kubona zira message nzanseka uri muri ba bantu bizera ko iyo ngo utagwanyijwe nta kintu kiba kikurimo nubona n'urugo niba n'urugo rwawe nta challenge rugira yo kugwanywa nta rugo ruriho uzosambure nta ruhare no kuvuga ngo hagomba kubaho imiraba ibibazo noneho ugafesinga no kugwana nabyo ukabitsinda noneho iyo ugiye kubitsinda ubitsinda uri umuntu ukomeye ku buryo noneho niyo hoza imuhengero umeze gute tacho wo gutwara umeze nkayanzu ubatse ku rutare neza atari kandi yubatse ku musenyi g'imvura urugo rw'umuntu hano rutari ibibazo ibone nko rwara undi gubatse ku musenyi umwanya uri wose gusa ariko hari ikintu numvise ejo bundi n'abantu bagikozeho ngo hari abantu bari mu guhindura amazina ku ma YouTube yabo kugira ngo babasheho gutuka abantu cyane njyewe kubera ko email yanjye tumumenye email yanjye nje nkoresha amazina yanjye yasanzwe yari Sekirayi nanje munzutuka zaba niyemeje ko menya ntakibazo ni nkwandikira ni nandika muri commentaire zose nza nandika ku muntu biza bita bigaragaza hejuru ari Sekirayi no kuvuga ngo wewe nuhindura izina hariho bamwe zamagenda agashiraho udupopi gusa tumenyaga ngo ninde ntazina ari igipopi se arunda kamagenda agashiraho utundi tuntu tumenya ngo nuduki gusa yaje kukwandikira akama kumanurira message ibiri ikikasi ibitutsi amenye se kutayibonye ko yobabaragaho abaziko yibonye ayikara turashize nigeze oba nyinshi ntituyibona ayige message yoba yiriwe utukana nyiri kuyibwirwa ntayibone hakayibona abandi ugasanga nibo bakugaye kandi ntibigize nico bihindura kandi gatsuza tukugaya soko nushaka uzoreke yazoreke nuko ari byiza hanyuma twinjire kuri aka kantu dufite hano ikintu nshaka ko tuganiraho bukeya kubera ko uri umugore umugabo umuntu twita muri bene wacu ngo ni kijinge uramwumva ni umukobwa uba warabaye mukuru yego uba ukuze mbese usa naho warengeje imyaka yo gushakwa uyu muntu rero ari mu buryo bubiri yego ariko nshaka ko tuvugaho ni umuntu uri mu myaka 38 39 yego uyu muntu bavuga ko ari hafi kuja muri menopause se niko babyita uyu muntu w'imyaka 38 cyangwa se 47 uraho utarashakwa ukaba nta n'umuntu afite umuvugisha ibayeme kumwavugishije abo bana koko uyu muntu ndashaka ko tuganiraho uyu muntu ategereze abe menopause
cyangwa abyare, kuko mu bigaragara nta muntu wenda wowe ukimuvugishije bitewe n'imyaka ye, kuko buri muntu wese avugisha umuntu kubw'impamvu zo kugira ngo niba banashakanye bagire gute babyare, sibyo? Ese uyu muntu uyu munsi uri muri iyo myaka udafite n'umuntu umuvugisha, ese uyu muntu agume gutyo cyangwa uyu muntu abyare? Wowe nk'umugore uzi icyiza cy'abana, urabyumva gute? njyewe nk'umugore bitewe wenda n'ukuntu nkunda njyewe abana banjye, ntabwo nupfa, ntabwo wokwipfana ngo mfe ukuntu kwinjira umwana ukabona hariya karaguhamagara ngo mama, nta kindi cyiza nkaco kibamo ngo ifiyeri rya daje. Umwana kuguhamagara noneho njyewe agahungu kanjye gakuru no kuri telefone agira nk'akantu wenda nk'iyo ntaragera nko mu rugo, mvuye nko wenda ndi mu kazi ntinze nko gutaha, mfasha nk'agatelefone akampamagara mami yuko wapi, hari ikindi kiza se nkaco. Ufite umusore noneho ufite telefone uzi uguhamagara, azi gushiramo edit mayoneze, sibyo? Nta kindi kintu cyiza nkaco. Nutaha usanga abana mu rugo, niba ava ku ishuri yinjirira mu nzu ahita akubwira mami iyi kitu nacaha ngaha. Urumva abagore ndabizi cyane, abagore ko murabyumva, umwana aza guhamagara mu nzu ntaco agiye kukubwira, akaguhamagara gusa mami wamwitaba nta n'ikintu na kimwe akubwiye, nacangaha mami nagira gutya ngo mami nagira gutya, usanga ari ibintu byiza. So aho kugira ngo upfe utarugurutse kuri ibyo byiza, ngo nituje kugushingura tuzavuge ngo habagaho umuntu witwaga runaka, ntacu uzaba usize, tuzokwama tukwibagirwa ako kanya. Ariko jewe ubu nyine mpfuye, David wanjye se kuragira ngo hari uko yoba ntako yoba gutese, noneho nta nubwo ganana kwibagirana ngo bavuge ngo kubera ko abana banjye baba bahari cyane, bavuga ngo mama wabo bababona mu nshusho yawe, abana bari barabyawe n'umugore runaka none yapfuye, kurumva ko ngiye mfite ico nsiza. So njewe ikintu nababwira abo bakobwa, mugende niba uhayibona wageze muri iyo myaka. Ubu nyine abanyamurenge twagize ikibazo, twagize ibyago byo gupfusha abantu benshi muri zino ntambara zabaye cyane kabisa. So kwisanga aho ngaho wabyaye ni ukuri nta kibazo, uri umukobwa noneho uba wunguye n'ubwoko n'umuryango zose, si ibyo nyine bwenda mubyare kugira ngo muzosiga abantu ku musozi. Izo mbuto zanyu ziri mu nda turazikeneye hano hanze, nta kibazo cabo pe. Kandi noneho njyewe nza ngaya bano bapasiteri, niba umukobwa yatwaye inda bakamutenga, ese kubera ko batazatenga umuhungu bagomba kumutenga, aho kurumva yamara kireka nayitenje nyine. Oya none subize mutubwire namwe twatuvugana. Ahanini ubu nyine uko ibintu bimeze, aba bantu turi kuvugaho bano bakobwa bafite ikibazo cyo kuba batekereza nyine kuba wenda botengwa, bikoze notengwa. Ariko reka tubwire ko iyo bikoze ugatengwa buzabuca nyuma y'ibyumweru 2, nyuma mbere y'uko bari ku mwana ukirega, none ukaba umubyeyi kandi warababariwe ukijishwe. Jewe ndabaza ikibazo kimwe, kubera iki baza baja gutenga, yego bagatenga umukobwa wenyine, umukobwa wenyine, icyo kibazo kiragoye. Kubera iki bataza batengana n'umuhungu? Kubera ko umukobwa ntabwo yaragiye se yamafata umwana amushira mu nda guke, ko nufate na telefone yanje nkamenya kubita hano. Noneho ga kuriya pastorale itandukanye na polisi nyine kibazaga umuntu ati uratubwiraga mbere yuko tukubabarira uwayiguteye, nyine bagende bashira kuko nanayimubabwira uri bakanzaho bakavuga ngo ni wewe wateye fulani ndatugiye gutenga. Naje ndavuga ngo mufite ibihamya,
aho none se nyine kubera inda ni yiwe yego ku rugero inda ni yawe yego uno mwana w'umukobwa baramuhagaritse mu ikanisa urabizi neza ko ari we wamuteye inda wowe nta kibazo wifitiye warangiza wowe wenyine ngo agiye guhagarara agiye kwirega wowe wigaramiye kubera iki kandi shoze grave bashobora kuba banamuzi wayiteye cyane rwose ariko bamara kumumenya bagatenga gusa umukobwa ndabizi umukobwa ga niwe ubutwita umugabo uzatwita umukobwa ari iwabo se ari yari yitwaje wenyine ni ukuvuga ngo bashobora kuba barabikoze kenshi ntibatengwe ariko gasasa umukobwa iyo aratwita umugabo ga ntatwite njyewe ntabwo nzamzumva nuko wowe ushaka ko batenga n'umugabo cyane kubera iki kubera ko uzi ubombora sibyo bakabatengwa mwembi batenze umuhungu batenze n'umukobwa muraje kwirega muje kwirega mwembi yego none se kubera ko umukobwa watwaye inda ikinyendaro reka mvuge gutyo nico kimwe n'uwaciye kwa kundi bazavuga ngo waciye inyuma y'amategeko urishingira waciye inyuma y'amategeko y'ikanisa utegwa inda cyangwa bashobora kuba baza batinya gusenya imiryango kuko bashobora gusanga wenda wayitewe n'umuntu wubatse none bakaba bokwanga kwinjirira iyo famiye oya kubera iki niba nayitewe umukobwa yatewe inda n'umugabo uri mu wiwe mu rugo mutenze umukobwa kandi mwamenye ngo n'umugabo uri mu rugo wamuteye inda kubera iki mutabatenga mwembi kubera iki zatosenya gwa rugo gwajeje umukobwa ndimo uhego buri umukobwa nta rugo ufite kwa mama wanje se simba ndi kwa mama kubera iki batumva kuko haranti mwohavaga ntaho woje naho ga mu rugo iho watandukana ukagenda oyaye mbese ibintu baza bakora ntabwo ari byo jewe mbaye umupasiterine mu ikanisa gutenga mwese ntamenye umugabo wamuteye inda wa mukobwa simutenga kuzogeza umunsi nzomumenya mbese uzokora iperereza ubaze n'umuhungu umumenye nawe uhita umutenga nama mbatenga bombi baza kwirega bombi ariko icyo kintu nyamara carico kuko ntitwumva ukuntu abantu babiri bakora icaha barangiza umwaka kubera iki uwabomboye babomboye ari babiri ikimenyane murabatenze mwembi ngo uwabyaye mutenze umwe ibyo ntabwo ari byo abapasiteri mugende mubimenye muzoza mutenga abantu bose babashire neza ku munzani mubushire ku munzani kandi namwe mwabapasiteri muzogende mubitekerezeho muzabikore noneho hari ijambo bazabasengera nitabe ahubwo na yakubse kamwihoresha hari ijambo bazaba basengera bakavuga ngo niba ngo bagize gute ngo satani hari ahantu numvishe babasengera ngo basengera pasiteri basengera nyine uriya muntu ngo muhagaritse ku nshingano zose ariko ngo imana igume imuzigame ngo satani nibe ngo mwakire ngo imana sinzi ukuntu bazabipfundikanya nguko numvishe ijambo barasenga ngira nk'ubwoba se pasiteri noneho umuntu baba bamusengera ngo bamushize mu maboko ya satani ariko bimye umutima wiwe gusa niwe barekeye ku mana ibindi byose ni ibya satani iryo sengesho ntabwo ari ryo niba ari isengesho rigoye rinakomeye ni igihe muza musengera bariya abantu mwatenze bibaye ngombwa mugende mwobikuraho mukaza mutenga abantu bose bagatenga abantu bose bombi ba nyiri bayazana bombi umukobwa ganti yabizanye wenyine cyane kabisa ntabwo byashoboka ariko akenshi umukobwa usanga ari muri risike yuko njewe ndemerewe kuza kugusaba sibyo wowe sasa ni wowe ufite igisubizo cya yes cyangwa no bingizeho imbaraga nkeya nanje ndemeye ndasaba wantuze yavuze gute ajya mbwira kitengera aravuze ngo niba ngo umubiri waramunaniye nabo byoshoboka ko umubiri wamunaniye waramunaniye ngo arabyara none se nk'uriya mugore uriya mugore ntiyari afite umugabo atewe inda n'undi mugabo wenda wa mugabo nawe afite umugore wiwe kubera ko batofata ngo batenge ba bantu bose batenge ba mugore batenge na wa mugabo gusaba ni ngombwa guhabwa ni amahitamo yes cyane cyane pe ni amahitamo y'umuntu yego cyane ariko nanone kandi
gusaba naho hari ahantu bidakwiye kuba ngombwa umuntu uzi ko nyine ushobora kumuharibiya ibintu byiwe kumuharibiya naho kumuharibisha nuko kumuharibiya nyine ntabwo hamwe ari byiza. Hanyuma none aba bantu bagiye iyihe nama? Urababwiye ngo bagende babyare batinyuke babyare. Umukobwa ufite imyaka 38 nashaka yiteretera umuhungu agende barebe uko babigenza nyine azarese ko sikuvuzeho ugira ibahati n'ubona watereta ni ukuri kw'Imana ugira ibahati n'ubona watereta ntubona aho kugira ngo ugende upfe kwa kundi bazavuga ngo twamuhambanye ikara cyane uzogira umuntu ufata igitaka atere tuza abantu babyaye ngo uriya mwana nuwarise nta kibazo ntaco bitwaye none ikibazo gihari fe gucyo twamba tukwibagirwa aba bantu akenshi bakunze kuja mu kintu mu bintu by'ikiyumbe aho none ugasanga bafokansinze cyane kuvuga ngo bizakunda nyine iyo uhaye ubona erega hari n'igihe bidashobora gukunda ugeze muri cya gihe uhabona ko bitazakunda genda ubyare nurangiza kubyara niba uri kandi no kuri umutima w'umuntu uzumubwira ngo ntibigikunze niba uhabona bitagikunze ugenda ubyare nurangiza uzoze wirege tuzakubabarira ukomeze ufite n'umwana ukomeze uyumbe ufite n'umwana ni ukuri kw'Imana nta kibazo siko wa cyane rwose nta kibazo aho kugira ngo uzaje gupfa tuzovuge ya mirimo yawe myiza ya mirimo yose yamayibagirwa yamayibagirana uwo munsi uzi ise wa Yonatani ngo bagiye kumushaka kumugirira neza kubera ineza ya se none se wewe icyo kiyumbe uzufasha abantu uzugira gute nuja gupfa ya neza yawe tuzayitura nde nta muntu usize kandi iriya neza ye ikwiye gutunga abana be mu gihe yababyaye ayashaka nubwo yopfa uzi ko hari umuntu muza muhura nko mu nzira biravuga ngo mubyare mwororoke akakwibwira arangiza kukwibwira wavuga nka papa wawe wenda papa wawe yamugiriye neza azahita akubwira ngo iso yangiriye neza kubera ikintu iso yankoreye reka nkwiture iso yari inshuti yanje atakinabaho iso yari inshuti yanje bene ibyo ngibyo reka nkwiture akabakugiriye neza nuko akakwitura none se wumve nk'ako kantu wowe uri umuyumbe uzufasha abapfakazi uzufasha imfubyi hariho n'abana b'ishuri wenda waba warishuriye ibiki warangiza wewe waja gupfa ugapfa tukagenda arangata tukagushingura twarangiza kugushingura ya mirimo yawe yose tuyishinguranye nawe tuzoza twibuka gusa ngo ngo runaka byagendaga gutya ariko ntawe ariko usizeho umwana wawe tuzoza dufata ya neza yawe wakoze tuyiture wa mwana wawe so mugende mutinyuke mubyare dore munabyare n'abana benshi dore iwacu ko barisha abantu cyane nyanukuri kandi beza cyane. Hanyuma Alice turiragana ku musozo ubu nyine nibwo dufite abantu bize kurusha mu gihe cya kera kandi benshi bize kandi banagenze bajijutse aba bantu twita tuvuge ngo abasirimu muri rusange sibyo ariko nanone ugasanga ingo z'ubu nyine nanone zubatswe n'abo bantu nizo zikomeje kugira ibibazo kurusha ingo za kera za basokuruza ba papa za basogokuru n'abasogokuruza kandi mu gihe bo batabaga barize cyane nk'ubu nyine batabaga baragenze batabaga bafite tekinoloji ibintu nk'ibyo sibyo ubona ko ari izihe mpamvu zituma ingo z'ubu nyine zitaramba cyane nk'izakera kandi aribwo dufite abantu twita ko bajijutse. Erega hariho kujijuka no kujijwa hariho abantu bajijutse ariko bakijijwa badafite ikintu cyo kwihangana muri bo nkamenya weakness y'umugabo wanjye akananirwa kuyihanganira umugabo wanjye akamenya weakness yanjye akananirwa kuyihanganira intege nke zanjye akananirwa weakness umuntu wire hakujya ntayumva neza intege nke zawe ntabashe kuzihanganira
noneho wa muntu mu gihe wowe utabasha kwihanganira za ntege nke zanje ntabwo tworambana kandi twarize twembi mwarize mwembi twarize twembi ariko umwana niwe kwihanganira intege nke z'uwundi. mbese ikibazo gihari ni uko abantu batamenya cyane kwihangana. ariko ngo hari n'abantu bagorana, hari n'abantu ngo bagorana cyane ugasanga noneho ushobora ngo kwihangana ngo bikagera no kumwisha ngo kwihangana ngo kugira aho kurangirira. urabizi se Yesu Kristo aza gupfa ntabwo ari we wapfuye, si we wapfuye, hapfuye icaha cari kiri canje. kuja kubambwa ku musaraba si we wabambwe, habambwe jewe, habambwe ibyaha byanje. noneho kugiraga kandi ngo ntiyongere kubambwa, azafata urukundo idukunda twebwe abantu, yego twakora amakosa igafata rwa rukundo Imana idukunda ikarutwikiriza ya makosa yose, ikarutwikiriza ya makosa yose, rwa rukundo tukaba dukomeza tukiberaho. mbese no kuvuga ngo abantu kubera urukundo bakunda abandi bazaza batwikira ya makosa za ntegenke z'ababo. uzoza ufata ya makosa y'umugabo wawe cyangwa y'umugore wawe wamuyatwikira urukundo, ibintu byose byamugenda ari amahoro. kandi urukundo ganti rugira aho ruhekera, wenda n'urugera hariya ruzogera ruheke, ntiwongere kumukunda ntibibaho. birashoboka ko ushobora kubigerageza ari integenke z'umuntu, ariko hakaba n'izindi ashobora kuba yo kwikora. ayi tazi izo bazayita ngo ndi kugifanya ariko uzikora. hariho ahantu umugabo yamanutse aje, sinzi kunyumvishije, subira hari ahantu tuzi ko gupima umunzani kugira ngo twuzuze ikiro uzamushyiramo ibintu bibiri binganya ibiro kugira ngo twuzuze cya kiro. hari igihe uza ufata ugiye gupima ikiro ugashyiraho ibuye ryo gupima inusu, yego, ugasanga hamwe hamanutse ahandi hazamutse. ni ukuvuga ngo umugabo yamanutse cyangwa umugore undi umwe arazamuka muri we. bibaye umugabo amanutse, umugabo amanutse, umugore agikomeye, urugo ntaho zaruje. ariko bibaye umugore amanutse umugabo yazamutse, urugo ruzarushira. gute? urugo ni ubw'umugore ntabwo ari ubw'umugabo. barankubita noneho. urabizi impamvu nkubwiye ngo urugo ni ubw'umugore? umugabo ni umutwe w'urugo, sibyo? umugore ni umutima. umugore ahera ku ijosi se ukamanuka hano gutya. kandi noneho umutima utari gukora neza n'umutwe ntabwo uri gukora neza. ariko kandi n'umutwe utari gukora neza n'umutima ntiwukora neza. umutwe uhaye ukugira, sibyo? umutima uhaye ukora neza. umutima ushaka ikintu cyose gishoboka kugira ngo wa mutwe uceceke. ese unyumve neza bayeme. hariya aho kuvuga ngo umugabo yaramanutse ni ngaho hari probleme. oya nta probleme ihari, ntayo nta nimwe. umugabo nagira integeke zo mu rugo rwiwe, umugore ashoboye integeke uvuga n'inkizihe inshingano zo mu rugo. umugabo nubona utakiyabuzuza inshingano zo mu rugo rwawe, tuhaye haha nk'uko bikwiriye, tuhawe wishura inzu nk'uko bikwiriye, tuhakora n'izindi inshingano nk'uko bikwiriye. nk'umugore kuri sigara wicaye mu nzu, umugore akaba ari usohoka ngo aje gushakisha, azohura n'undi mugabo hano hanze wuzuza za nshingano wowe zakunaniye kuzuza. usange uruhande rwawe rwaramanutse, ugwiwe rurazamuka. iwe yarazamutse mu ntera. sawa, urakoze. Imana ibahe umugisha kudukurikirana. iki kintu wenda tuzakigarukaho. hari umuntu tuzagarukana, tuzaza tuganire kuri bino bintu cyane. ufite inararibonye, ufite mu mutwe hagutse cyane, uzaza kutuganiriza bino bintu, ukuntu abagabo bari mu kumanuka mugatuma. hari akandi kantu nabonye bavuze ngo uri mu kugenda kuri YouTube ukamufata ngo mwagiye ngo ni love story, ukamufata umugore wawe mukavuga, mwarangiza nje y'umunyamakuru
ntubona turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu nimba abantu mutari kuzuza inshingano zanyu mugende muzuzuze uzoza ureka kuza kwitaranga hano utubwire love story yanyu nimurangiza gukora love story menye weakness zawe umugabo jewe undi mugore niho nzahimpita nuririra uzahita unyinjirira neza muri ya weakness yawe nindangiza naje nk'umugore ese birashoboka ko umugore yakwinjirira umugabo neza cyane birashoboka sibyo nimara naje hano ndaje mvuze weakness yanjye undi mugabo arayumvishije ni arahita azayuririremo abarambonye gatahangaha nimbwira ahangaha kino kintu umugabo we atazashobora ndaba namushoboye undi mugore nawe naza kuri wa mugabo araja kuri cya kindi none se Ali kuri kwima umugati abantu bakora love story oya bazoza baza bazikore ariko ntimukaze muvuga weakness zanyu bazavuga gusa uburyo bakundanye uvuga ukuntu mwakundanye muvuge nta kibazo bizaza bidufasha pe kandi tuba tuzireba tugaseka nimurangiza muhishe za weakness zanyu za ntegeke zanyu ntazo dukeneye nituzikenera za ntegeke zanyu tuzobasanga iwanyu tutari kuri kamera tumenye za ntegeke tuzisige hari iwanyu tuzikemurire hariya ariko kuza kuzitubwira hano ntacyo bimaze urundi rugo rufite izi ntegeke nk'iyo muraba mubushanyije gutya Abafaransa bazavuga ngo ukuri kose si ngombwa ko uvugwa ariho kumwe kugomba kurekwa cyane. Alice dusoza kubera impamvu z'umwanya reka tugushimire cyane wakoze kubana natwe ndetse no ku kiganiro tugize ndatekereza ko kizagira impinduka ku bantu bagitegera ababyumva byose ibisabye kumvirwa babyumvire ibisabwa kumva gusa babyumve cyane rwose turagushimiye cyane sandi sana namwe